ni utuntu tune. Hari uguhomba, kubabara, gutamba no gupfa. Guhomba gute? Ubundi ibi bintu uko ari bine bisobanura neza ubutumire Yesu aduha. Yego. Yesu araduha ubutumire kugira ngo tuze twiteguye guhomba kugira ibyo duhomba. Yesu araduha ubutumire kugira ngo tuze kubabara. Kuko mu gukurikira Yesu uzababara, byemere cyangwa byange. Nimba ukurikira Yesu byanyabyo uzababara. Tuze tumukurikire twiteguye kugira ibyo dutamba. Nimba ukurikiye Yesu ugomba kwitegura ko ari cyo uzatamba. Nimba ukurikiye Yesu hari ibyo ugomba gupfaho. Ugomba no kwakira yuko bishobora kugeza ku rupfu. Uko niko kuri. Uko niko kuri. Ari nacyo kintu nabwira abantu bose bakurikira Iyobokamana TV. Nta muntu numwe niwumva hari umuntu ukubwiriza ubutumwa bwiza bwo gukurikira Yesu ngo biroroshye, uwo muntu arakubeshya. Umupasiteri uzumva yakubwira ngo gukurikira Yesu ngo biroroshye, ngo ni imigisha, ngo ni byiza, uwo muntu abakubwira ukuri kutuzuye. Uko niko kwa kuri Satani yabwiye Adamu na Eva muri Edeni. Arababwira ati nimuza kurya kuri kino giti murahumuka. Ariko ntibabwira ibiri nyuma yo guhumuka. Ariko wenda hari ikintu umuntu hano yakwibaza. Urabona Yesu atumira abantu. Yababwiye yuko umukurikira yiyemeza ibi, yiyemeze guhomba, yiyemeze akababaro, yiyemeze kugira ibyo atamba, yiyemeze ko n'urupfu rwaza. Wenda nkamwe mwize cyangwa mwasobanukiwe. Aho ngaho ubutumire Yesu yahaye abantu izi kondisiyo, ni iki wabwira abantu baterwa ubwoba no gukurikira Yesu bavuga bati ku rwego kubwo guhunga ibi bintu? Ubundi Yesu urebye ukuntu amagambo avuga muri Bibiliya by'ukuri, wagira ngo ntabwo ashaka kugira umuntu umukurikira n'umwe. Ayo maraso ya Yesu yamenetse, ibyo yatwogeje ibihe byaha, yogeje ibyaha byari byarakozwe n'abantu, nibyo tuzakora. Hari abantu bavuga bati reka da, ati nimushamba ibyaha, ati Imana y'abantu bazarimbuka, itanga umwana wayo Yesu Kristo araza amena yoza ibyaha byose bagafatira muri rusange, ati byo ibyaha n'aba tubanjirije cyangwa n'abari bari icyo gihe ari twebwe gukora, ati byose amaraso ya Yesu yazute, ati igitambo cy'amaraso cyarabipfiriye cyangwa cyarabimenewe. Ubundi amaraso ya Yesu yakoze iki? Yogeje ibihe byaha cyangwa bigarukiraye? Ndashaka kugira ikintu bimbwiraho gatoya. Reka mbanze ntabwo nabikubwiraho gatoya. Rero kugira ngo abashe kuboneka amaraso abasha gukura umwana w'umuntu mu biganza bya Satani, nuko hagomba kumeneka amaraso y'igiciro kirenze cy'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu rero amaraso ya Kristo ariyo yarakenewe ku musaraba kugira ngo tubashe kwezwaho ibyaha byacu. Uti rero kandi noneho ese kira gitambo cyatanzwe niki byaha abantu bakoze byose, niki byaha by'abari gukora ubu nibyo bazaza bimeze bite? Amaraso ya Kristo niyo mpamvu ngo ni isezerano rishya. Turi mu isezerano rishya. Yavuze isezerano ni iki? Nuvuga ngo nibyo mwemeranye. Hari icyo urankorera nanjye icyo ndagukorera. Ntanga isezerano rishya ari kuvuga ngo yakoze ibintu byose twe tugarame. Oya. Igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye, inuma amatungo ntabwo twari kubibona. Ushimwe Yesu ko wiyanze ukadukunda, ibyo wakoze turabizirikana. Igitambo cy'amaraso ni cyo cyari gikwiriye. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu, niwe tugiye turagana ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane bijyanye n'ibyo muba mwibaza muri gospel, dore yuko ari umuhanga, n'umwe mu bantu rwose basobanukiwe ibintu bavuga bitewe nuko yabihuguriwe cyangwa yashatse kubimenya. Ubundi bya bindi bavuga ngo ushaka ashobora kugira ubumenyi bitewe nuko nyine yabyitayeho. Kumwe rero niwe tugiye kuganira, ni munyemerere dutangire tumusuhuza, tumuhereze ikaze kwiyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Murakomeye cyane Joel ndetse
n'abakurikira Iyobokamana TV bose ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Ndashima Imana cyane, nishimiye kuba ngeze kuri televiziyo Iyobokamana TV. Yego. Shimiye. Mbere yuko tugira ikindi dukora, banza dushyira imbere y'Imana uyinginge ize kubana natwe muri iki kiganiro kivuga butumwa. Kadusenge. Data mwiza, turagushimye, tugushimye kuri Imana yacu, tugushimye ko waturemye ukatwambika uno mubiri, kandi tugushimiye ko ufite umugambi ku buzima bwacu. Turakwinze rero Data, ukomeze utuyobore mu gushaka kwawe. Ikiganiro tugiye kugira mwami aka kanya kizagirira umumaro abanyarwanda benshi, kizagirira umumaro abakristo benshi, kizagirira umumaro abantu benshi bagushakashakana umwete bashaka kukumenya. Turakwinze kugira ngo rero mwami gushaka kwawe kubeho, umwuka wawe tuyobore, ibyo ukunda n'ibyo ushima ibyo biganza, ikiganiro kibi cyawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urarana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugirana nande muri iki kiganiro. Yego. Nitwa Patrik neza, abandi umunyarwanda, abandi n'umukozi w'Imana, ndi umupastore muri ministeri ya Bishop Doug Mills. By'umwihariko rero nk'abandi n'umumisiyoneri, nk'abankorera umurimo w'Imana hano mu Rwanda. Yego. Okay. Doug's ni muntu ki? Doug Mills ni umukozi w'Imana usizwe amavuta. Namumenye muri kaminuza. Muri kaminuza nize amategeko. Rero ari igihe bajya bagira ivuga butumwa abamisiyoneri be bakaza kubwiriza muri akaba ari n'umubyeyi wanjye mu by'umwuka, bamwita Bishop Joe, ni nawe uhagarariye katedrali hano i Kigali. Rero arambwiriza na byiza, ndetse ni nawe waje gutangira kumenyesha umuvugabutumwa Bishop Doug. Noneho kuko ari watangije itorero ryacu, ngo bizakugera igihe nza no kwifuza gukomeza kumenya Imana birenzeho. Nibwo natangiye kujya mukurikira cyane mu bibwirizwa bye, nza kumukunda bitewe n'inyigisho yatangaga, kuko nari mfite inyota yo kumenya Imana kandi nkaba muye n'umuntu koko ufite ubutumwa buri muri uburyo nahise mba mu rujijo kubona ko cyane. Noneho nza no kwifuza ko najya mu ishuri rya Bibiliya riba muri Ghana. Niho naje kujya rero mara y'imyaka 3 cya kugira ngo mbigemo. Rero Bishop Doug ni umukozi w'Imana, ni umwevangeli, ashinga amatorero menshi, ariko mukundira ishyaka afite kugira ngo umurimo w'Imana ugere kure cyane. Niwe rero wadutoje, niwe watumye tugera aho tugeze uyu munsi. Ni umubyeyi wanjye w'umwuka, kandi nshima Imana ko yamuremye ikamushiraho kugira ngo natwe tubashe kugira icyo tuvoma giturutse muri we. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Bishop rero Doug ni umwanditsi w'ibitabo bya Gikristo ndetse bitandukanye. Ndetse ahangaha imbere yanjye mpafite igitabo, ni igitabo cyitwa ngo guhomba, kubabara, gutamba no gupfa. Ni igitabo gikomeye cyane, ariko impamvu nagiye muri foda y'ibitabo byiwe mpitamo kino gitabo yuko ari cyo twaganiraho, nuko muri iyi minsi hadutse inyigisho abantu nta bindi bari kwigisha ibintu bijyanye no gukundisha abantu ijuru, no kwangisha abantu ijuru, ahubwo bakabakundisha isi, bakabereka ibitangaza, bakabereka imirimo ikomeye ya Yesu. Nyamara hari ijambo wenda dusomye gatoya kuri introduction y'iki gitabo, hari ahantu handitse ngo umuntu uza hondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Uwo nguwo ni Yesu wabivuze. Ibi bintu biteye ubwoba, ibi bintu birakomeye. Niba kugira umuntu akurikire Yesu agomba guhomba, akababara, agatamba, akanapfa, nyamara tukabona inyigisho z'ubu zose ziri kwerekana, ziri kubwira abantu ko gukurikira Yesu ari umunyenga, ari ukubona imodoka. Ibi bintu wenda nibyo dutangiriraho, turaganira kuri iki gitabo. Tangira ugira icyo tubwira kuri ibi bintu, uhuza ibyizo nyigisho zimeze utyo n'iki gitabo. Ni umugisha cyane nk'uko bivuze. Tugeze gisekuru aho
bahanga hari igihe bashaka kubusanisha n'ibyo abantu bifuza, kandi Imana ni kwiri kandi ni iteka ryose. Rero nk'uko bivuze igitabo titre yacyo guhomba, kubabara, gutamba no gupfa, bahita bifata bagasubira inyuma kuko nta cyiza kirimo. Nta cyiza kirimo, nta nkuru nzi gupfa. Abantu biko bari kuvuga ngo nta zirimo guhomba, ko Imana ngo yafashe ubwenge bw'abisi ibugira upfapfa imbere yayo, irangije ifata ubwenge bwayo ibugira ubupfapfa imbere y'abisi. Ushobora gusoma kino gitabo guhomba, kubabara, gutamba no gupfa, ugahita ujugunya ugashira hariya, ariko iri ni ibanga rikomeye. Aha niho hari ubutunzi, aha niho hari ubukire, aha niho yari yamigisha yose baba ari gushakisha cyane. Uravuze kujyanye n'inyigisho z'iki gihe uranyibutsa, ndi umumisiyoneri ngiye gutangiza itorero mu karere ka Rusizi. Igihe nari ndiyo, umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ariko reka nkungura igitekerezo, kugira ngo ubone abakristo benshi shaka umuhanuzi uri mu mavuta umwinjize mu itorero ryawe. Umuntu najyaza bakamuhanura ngo ubonye imodoka, ubonye ikibanza, akamureba akavuga ati Imana irugusubije, bagakira indwara, itorero ryawe rizahita ryuzura. Ndavuga ubwo ni ukuvuga ngo abantu b'ikigihe tugeze muri cya kinyejana, abantu bose bagenda bareba icyo Imana irabaha, ntibareba ahubwo icyo baha Imana. Urumva hari ijambo nshaka kugira ngo mpereho ibyanditswe muri Timoteyo wa mbere cyaho cya 6, kansome mpereye ku murongo waho wa 3. Haranditswe ngo nihagira uwigisha ukundi ntiyemere amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana. Umunwa wa 4 akavuga ngo abayikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi. Aha niho nshaka kugira ngo tugere noneho ku murongo waho wa 5, ngo n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamye mu kuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Ndagira ngo icyo kintu gisubire mu byumve. Umurongo waho wa 5 ngo n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge. Turi mu gisekuru aho abantu bamaze kononekara ubwenge. Kubera iki? Kubera ko bakamye mu kuri. Ukuri kwamaze gukama muri iyi minsi. Bakamye mu kuri kubera iki? Kubera ko bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Ubu umuntu wese asigaye yibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Dusigaye tujya gusenga kugira ngo Imana duteze imbere. Tujya gusenga kugira ngo Imana dukize indwara. Tujya gusenga kugira ngo tugire ikintu tubona kidasanzwe. Urumva? Ngo rero ahangaha ryo ngo bakamye mu kuri. Turi mu gisekuru abantu bakamye mu kuri. Turi mu gisekuru abantu bubaha Imana kubw'indamu. Turi mu gisekuru abantu bononekaye. Rero kino gitabo ni kimwe mu rukingo, ni kimwe mu muti. Nshimira Imana cyane ku bwa Bishop Dag wanditse kino gitabo, kugira ngo kigarure abantu mu murongo, babashe kongera gusubira kumenya uko Yesu yabwirizaga. Yesu aza muri iyi si ntango yigeze abwiriza abantu ngo muze ngiye kubaha ibiryo. Reka. Yesu yaraza kubwira ati niba ushaka kunkurikira, itegure kwanga so, kwanga nyoko, kwanga abavandimwe bawe, kwanga umugore wawe, ndetse nawe ubwawe kwiyanga. Nibwo ushobora kumbera iki umwigishwa. Yandi magambo ntango nshobora kukwigisha mu gihe ugifite ibindi bintu biri imbere. Naho nshobora kukwigisha mu gihe hari ibindi urangamiye. Igihe rero turi mu gisekuru umuntu wese yubaha Imana kugira ngo agire ikintu aronka, twamaze gutambikira icyo Imana yaduhamagariye. Imana yaduhamagariye guhomba. Noneho nyemerera tugende tuvuga kuri buri kantu muri utu. Ni utuntu tune. Hari guhomba, kubabara, gutamba no gupfa. Guhomba gute? Ubundi ibi bintu uko ari bine bisobanura neza ubutumire Yesu aduha. Yesu araduha ubutumire kugira ngo tuze twiteguye guhomba, kugira ibyo duhomba. Yesu araduha ubutumire kugira ngo tuze kubabara, kuko mu gukurikira Yesu
uzababara, byemere cyangwa byange. Nimba ukurikira Yesu byanyabyo uzababara. Tuze tumukurikire twiteguye kugira ibyo dutamba. Nimba ukurikiye Yesu ugomba kwitegura ko ari cyo uzatamba. Nimba ukurikiye Yesu hari ibyo ugomba gupfaho. Ugomba no kwakira yuko bishobora kugeza ku rupfu. Uko niko kuri. Uko niko kuri. Ari nacyo kintu nabwira abantu bose bakurikira Iyobokamana TV. Nta muntu numwe niwumva hari umuntu kubwiriza ubutumwa bwiza bwo gukurikira Yesu ngo biroroshye, uwo muntu arakubeshya. Umupasiteri uzumva yakubwira ngo gukurikira Yesu ngo biroroshye, ngo ni imigisha, ngo ni byiza, uwo muntu abakubwira ukuri kutuzuye. Uku niko kwa kuri Satani yabwiye Adamu na Eva muri Edeni. Arababwira ati nimuza kurya ku ikintu giti murahumuka. Ariko ntibabwira ibiri inyuma yo guhumuka. Ariko wenda hari ikintu umuntu hano yakwibaza. Urabona Yesu atumira abantu, yababwiye yuko umukurikira yiyemeza ibi, yiyemeze guhomba, yiyemeza akababaro, yiyemeze kugira ibyo atamba, yiyemeze ko n'urupfu rwaza. Wenda nkamwe mwize cyangwa mwasobanukiwe, aho ngaho ubutumire Yesu yahaye abantu izi kondisiyo, ni iki wabwira abantu baterwa ubwoba no gukurikira Yesu bavuga bati ku rwego kubwo guhunga ibi bintu? Ubundi Yesu urebye ukuntu amagambo avuga muri Bibiliya by'ukuri, wagira ngo ntabwo ashaka kwagira umuntu umukurikira n'umwe pe. Kubera iki? Kubera ko icyo tugambiriye n'icyo tureba duhanze amaso kirenze iby'isi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo tubike ubutunzi he mu ijuru. Ntango turabiyisi. Iyi si tuyirimo igihe gitoya. Uyu munsi urabora w'umwana, iminsi mikibe wakuze, usanga urashaje, ubuvuye muri iyi si. Usanga ibyo wahoze wubaka hano wari umeze nka Farawo wabwiraga Abisirayeli ngo mumwakire imigi. Usanga abo turi kubakira Farawo hano muri iyi si. Rero Yesu yashatse kugira ngo yereke abantu mu by'ukuri yuko icyo agambiriye atari umwami w'iyisi. Nta nubwo icyo agambiriye ari kugira ngo abantu babone iby'iyisi. Nta nubwo iby'iyisi rwose biri muri gahunda ze. Tugomba kubaho twizeye yuko nimba ukeneye kubona ijuru ugomba guhomba isi. Nimba ukeneye kubona ijuru ugomba kubabara muri iyi si. Byo ni byizabura. Niba ukeneye kubona ijuru ugomba gutamba ibyo ufite muri iyi si. Nimba ukeneye kubona ijuru ugomba kugira naho upfa kugira ngo ubone ijuru. Nubwo rero bigoye cyane kuko abakristo b'iki gihe dusigaye twese twikundira iby'isi. Nta muntu witeguye kugira ngo agire ikintu na kimwe ahomba. Nta n'umuntu witeguye kugira ikintu na kimwe yemera ko kimubabaza hano muri iyi si. None se hari ikintu wenda nakubaza. Yesu aguhombya ate? Yego. Cyangwa aguhombya iki? Akubabaza ate? Agusaba ibitambo bihe? Agusaba gupfa kuki? Bakoze cyane. Yesu agusaba guhomba ibi byose tubona muri isi ya none. Niba ukurikiye Yesu uzagera ku rwego azagusaba guhomba indirimbo z'isi. Uzagera ku rwego azagusaba guhomba filime z'isi. Uzagera ku rwego azagusaba guhomba inshuti z'isi zazindi wari ufite. Hari igihe izagusaba guhomba kugeza kuri bya bindi byose wakundaga muri isi bigashira. Niba ukurikiye Yesu uzasaba kubabara gute? Buriya muri kino gitabo harimo ibanga ryo kubabara. Iyo usomye ku izo ngingo zose zijyanye no kubabara, nshishikaza n'abantu bafite bino bitabo rwose ko bagomba kubisoma. Harimo ubutumwa bukomeye cyane, harimo ubutumwa bw'imbaraga, harimo ubutumwa bukomeza itorero, harimo ubutumwa butuma abakristo bakomera. Harimo rero ingingo, harimo chapitre hano bivuga ku bijyanye no kubabara. Ni chapitre ya 5. Iravuga ngo igituma Imana ishaka ko uhura n'imibabaro. Iyi chapitre iragusobanurira impamvu buri mukristo wese agomba kwemera kuhura n'imibabaro. Atari kubw'ikibi, ahubwo kubera ko hari ingororano ziri inyuma yabyo. Muri Bibiliya haranditswe mu Bafilipi igice cyaho cya mbere ku murongo wa 29, banibuka neza ngo tugomba kumenya ko tutahamagariwe kwizera Kristo gusa, ahubwo twahamagariwe no kubabazwa kubwe. Abantu rero bagira ngo bahamagariwe kwizera gusa, urizera ugahabwa agakiza. Oya, agakiza ntango wizera ngo ugahite kaboneka gutyo gusa, ahubwo hariho n'umubabaro buryo uza ukurikiye kwa kwizera. Ngo ntango twahamagariwe kwizera Kristo gusa, ahubwo twahamagariwe no kubabazwa kubwe. Rero ugomba gusoma kino gitabo gisomye. Nimwe ndashigeza abantu kugisoma. Harimo ingingo nyinshi ntango nahitanze icamo kakanya zose ngo nzirangize. Zisobanura impamvu Imana yemera ko tugomba guhura n'imibabaro. Kuri chapitre ya 6 nakavuga ngo ibyo ugomba kugeraho binyuze mu mibabaro ya Kristo. Kristo yaduhaye urugero. Yatubwiraga ati
ushaka kunkurikira yikore umusaraba we n'abankurikira. Ari Getsemani yarasenze aravuga ati mwami cyo gikombe gitambuke, ndakwinye gitambuke. Akageza avuga ati mwami gushaka kwawe ariko kubaho. Kubera iki? Yari yabonye yuko byanga byakundageze muri hahandi hakenewe kugira ute kwemera kuribwa n'uburibwe. Uzi uburibwe Kristo yahuye nabwo? Yahuye n'uburibwe bwo kuba yarizeye abantu bakamutererana. Abigishwe be baramutereranye sigara ari wenyine. Niba ari umukristo ukagera ahantu ukumva ukabona abantu bose bagutereranye usigara ari wenyine, ugomba kwishimira ko uri gufatanya umubabaro umwe na Kristo. Buriya reka nkubwire Joe, abantu bakubiswe kimwe nkuko imvugo zikigeze ivuga, abantu bakubiswe kimwe bose baraganira bagaseka. Wari wahura n'abantu batsinzwe ikizame bose bagitsinzwe. Usanga bishimye bari guseka kandi bari mu gahinda. Wari wahura n'abantu bari mu buribwe, ariko bari kumwe babusangiye, bagira ibintu baganira. Uzahure n'umuntu mwahuritse muri kumwe. Ari abantu biga muri kaminuza ajya bimenya. Ari ubuzima umuntu anyuramo ari muri kaminuza, cyagihe ubukeneye babyita igifu, ikarita ya restaurant ugasanga yashize. Cyagiye mujya gushaka ibiryo ahantu ugasanga byashize, ahandi mugereye nta mafaranga mufite. Buriya abantu bize kaminuza bose iyo bicaye bari kuganira ibihe bagiranye muri kaminuza biba ari umunezero. Nzi neza ko rero tugera mu ijuru buri wese hano muri Yesu afite ikintu azavuga cyangwa se azaganira na Kristo bitewe n'imibabaro yahuye nabyo. Kuko Kristo ubuzima yabaye hano muri Yesu, reka nkubwire Joe, Imana hari umuntu ikunda kurusha uko yakundaga Kristo? Nta nubwo yakunda kurusha Kristo. Ngo utekereza rero, umuntu Imana yakunze kurusha abandi bose yashatse kavukira mu kirugo. Umuntu Imana yashatse gakunda abandi yakunze kurusha abandi bose ntango yigeze avukira kwa perezida. Oya, yavukiye ku mubaji. Umuntu Imana yakunze kurusha abandi bose yemeye kagenda kageraho ku giti yashonje akareba amatunda agasanga naye hari akakivuma. Abo yakunze Kristo nawe yavuze ati nkuko Imana yankunze nanjye ndabakunze. Uzi uko byabagendekeye? Paulo bamuciye umutwe, Petero bamubambye bamucuritse, Yohana bamukaranze mu mavuta. Ushobora kubireba gutyo ugahita uvuga uti se Imana koko iradukunda? Ni gute Imana umuntu ikunze cyane yemera kanyura muri ubu buribwe bukomeye cyane? Urebye abantu bose Imana igenda ihamagara basa nkaho bahurira ku kintu cyo gubanza bagaca he mu tanura ry'umuriro. Rero ndagira ngo mbwire umuntu wese wahamagariwe kuyoboka Imana, umuntu wese witwa ngo umukristo akwiye kuba iteka yiteguye kumenya ute cyazagomba guhomba. Nuwumva hari umuntu kubwiza akubwira ati nta byo guhomba birimo, uwo muntu azaba ari kukubeshya. Agomba kuba yiteguye ko hari icyo bigomba kumubabaza. Agomba kuba yiteguye kugira ijya tamba. Ibyo agomba gutamba rero ni byinshi cyane. Hano muri Bibiliya uzasanga ko hari sacrifice makes power. Gutamba bitanga imbaraga. Buriya uwanga gutambira Imana ugatambira Yesu. Njya mbona abantu benshi bavuga ngo ntango bashaka kugira ngo bate professional zabo. Umuntu abari nk'umunyamategeko abyigomwa avuga ati ngiye gukorera Imana, akakomeza akavuga ati nkurikiye umunyamategeko cyangwa abaganga. Ariko mu by'ukuri turamutse turebye umuntu ukorera Imana ibyo atamba, tukareba n'umuganga ibyo atamba, wasanga ahubwo umuganga atamba byinshi, ariko ugasanga igitandukanye nicyo batambira. Umuntu w'umuganga wiga imyaka 7 kugira ngo azabone ya diplome y'ubuganga azajye gukora. Umuntu w'umuganga wiyemeza kujya mu bitaro ari kuvura abantu barwaye aziko izo ndwara zishobora kumujyaho. Muri covid abaganga bagiye babigenderamo benshi cyane. Umuntu w'umuganga uzi neza ko imirimo agiye gukora ishobora no kumuviramo urupfu, ariko akanga akavuga ati mbigiyemo. Ese wowe ntanga bari gutamba, abari maratamba. Ariko bigeze ku muntu usenga avuga ngo igomwe ibi ngibi ujye gukorera Imana ahangaha cyangwa ujye gukora iki ngiki, ugasanga abantu babigize intambara. Rero ku byo gutamba hari uburyo bwo gutamba butandukanye, hari n'ibyo dutambira bitandukanye. Ariko uko isi iteye ntushobora kuba udafite ibyo utamba, byanga byakunda. Nyambwira n'abantu nkabwira ni kugira ngo utere intambwe ugira ahantu uva ujya ahandi, nuko wigomwa aho waruri. Nta kintu na kimwe ushobora gukora muri isi utigomwa. Urabona twicaye ahangaha akanya kuko twigomwe kuba turi ahandi, niyo mpamvu turahangaha. Rero ni amahitamo yawe kumenya icyo utamba, ni amahitamo yawe kumenya ubutambira.
rero icyiza nuko watambira Imana kuko aho ngaho uba ufite n'ingororano na nyuma y'ubu buzima. Rero muri kino gitabo harimo ingingo nyinshi, harimo aho bagaragaza abanzi b'ibitambo. Ni iki gituma umuntu adatamba hano muri isi adatambira Imana? Uzabibona harimo Satani muri Bibiliya birimo, harimo Antichrist, harimo abantu batandukanye hano muri Bibiliya bagaragaza banga ibitambo byo gutambira Imana. Hakazamo kandi ibyasimbujwe ibitambo, biragenda bigaragara muri iki gitabo. Igitambo uburyo ari urufunguzo rwo kurumbuka. Buriya itorero ritigisha gutamba, itorero ritigisha ko abantu bagomba kugira sacrifice, iyo torero ntango rijya riba fruitful, ntango abantu bera imbuto, bitewe nuko kugira ngo wera imbuto bisaba gutamba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo keretse urubuto ruguye hasi rugapfa, naho ubundi ruguma rweyo nyine, ariko iyo ruguye hasi rugapfa nibwo rwera imbuto. Rero gutamba ni kimwe mu rufunguzo rwo kugira ngo itorero ribashe kwera imbuto. Ikindi harimo yuko igitambo aricyo gikuraho Farawo. Abisobanura neza agendeye ku nkuru ya Farawo n'Abisiraheli. Buriya kugira ngo Abisiraheli batsinde Farawo, bageze kuri hahandi ku muryango wo gutamba, bemera guca mu nyanja. Inyanja ni urupfu, ariko uzi kwinjira mu mazi azi karakugwaho aragaruka bakwiza ko kuti ndagiye, mwese mukinjiramo mukagiramo hagati. Hari abari bemeye gupfa, bemeye gupfa neza cyane. Hariya niho batsindiye nuza Farawo. Na handi hantu iyo batemera guca muri amazi nango Imana iri aroha Farawo, ariko kunyuramo muri amazi ibyatumye Imana iri tiruhande Farawo. Babaramutsinze, bambukana imitungo ye yose n'ibyo Uwiteka yari yabahesheje umugisha kuri we. Rero igitambo kizana ubwiza mu murimo w'Imana, igitambo kiguhesha umwanya mu murimo w'Imana. Iyo wemeye gutamba ntango ushobora kubona umwanya mu murimo w'Imana udatamba. Abakozi b'Imana bakomeye bose ugiye mukaganira wasanga hari ikintu yatambye kugira ngo abari mu murimo w'Imana. Hari abigomwa imiryango yabo, hari abigomwa akazi, hari abigomwa inshuti, hari abigomwa amahirwe akomeye mu buzima, akavuga ati nge niyegura Imana. Nta muntu n'umwe wakoreye Imana atagize ikintu atamba. Hari ikindi gice rero hano kivuga gupfa, wari ukumbazaho. Gupfa rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga gupfa. Gupfa bishatse kuvuga gupfa, kuko ntango ubuzima buri hano kuri yisi. Reka nkubwire Joe, iyo tuvuze urupfu, abantu badakijijwe, umuntu udakijijwe bagira ubwoba, ariko umuntu uzi Imana bya nyabyo aranezerwa cyane, kuko urupfu niwo muryango twinjiza mu sezerano. Urupfu niwo muryango wonyine twiza mu sezerano. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuko kubarimbuka kubwiza umusaraba, kubwiza umusaraba kubarimbuka bigaragara nk'ubupfapfa, ariko ku bantu bajya mu ijuru ni imbaraga, ni imbaraga. Urupfu rero rufite amayobera. Umuntu ushaka kugira ngo abisobanukirwe azasome iki gitabo, rufite amayobera menshi. Iki gitabo uramutse waragisomye ntabwo wazongera gutinya urupfu. Bajya bakubwira tugiye gusohoka muri uyu mubiri ugatangira ukanezerwa cyane. Mo ingingo zivuga ngo umusaraba ikimenyetso cy'urupfu, kuko urupfu ntango umuntu arubona ku munsi wa nyuma wa wundi ugiye gusohoka mu mubiri. Oya, urupfu rutangira ku musaraba. Umusaraba ni hahandi utangira kureka ibyo ukunze n'ibyo ushaka n'ibyo ubona bikwiriye kugira ngo ukore icyo Imana ishaka, n'icyo ubona Imana kubona icyo Imana gikwiriye kubaho, gushaka kw'Imana. Aho ngaho niho urupfu ruba, niho rutangirira. Ugapfa ku by'isi, ugapfa ku byo ukunda, ugapfa kuri bya bindi byose byagutwaraga. Ubu napfuye ku nzoga, nanywaga inzoga mbere yuko nakira agakiza, ariko umunsi nagiye imbere ntakira agakiza, ntakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, bya rari ryo gukunda inzoga no kurishaka byagomba guhita ripfa ako kanya. Kuva uwo munsi sinongeye no gutekereza inzoga na gato. Ku nzoga namaze gupfa. Icyo bishatse kuvuga ngo umuntu apfuye nta kindi, no vuga ngo mu buzima bw'abanywa inzoga sinyiriho, mu buzima bw'abasinzi sinyiriho. Ugomba rero nimba uri umukristo kugira ahantu uvuga uti mu buzima bw'abasambanyi sinyiriho, mu buzima bw'abasinzi sinyiriho, mu buzima bw'abokamwe n'irari sinyiriho. Ubwo nibwo buzima utangira kugenda upfa ku byisi, upfa ku byisi, upfa ku byisi.
kandi ukaniyemeza yuko naho byagera ukavuga uti n'ubuzima bwa hano muri isi ndabusezera ku bwa Kristo, ukemera kubusezera. Kuko abo dukurikira, abatubanziriza, babandi twigana, babandi tureberaho, nta muntu n'umwe wasoje urugamba hano muri iyi si atemeye no guhara ubuzima bwe ku bwa Kristo. None pastor, umuntu wenda yakwibaza ibyo ngibyo urabihuza gute na babandi bavuga bati yewe bamwe bakabiririmba abandi bakagira utati ku musaraba wa Yesu tibiranagana, ngwino kwa Yesu wakire imigisha, ngo Yesu umanura ku musaraba hamanura amamodoka, ku musaraba hamanura amazu, ku musaraba faranga. Bese hari abantu bagiye baza mu gakiza biteze ko bahita babona indonke cyangwa ubutunzi bufatika bw'iyi si bakanabubura, bamwe bikongera bikanabagusha. Hari nk'umuntu kwe duhura n'ambwa ati ngewe naraguye ntago ngisenga, ati ze wazize iki? Ati reka ati pastor kaje umwigishiri wacu aradushyushya ngo gukizwa ngo bigira amafaranga ngo nzahita ngo nkira ngo mbumuherwe n'ibiki. Ati gezeyo ahubwo nadukena rifite ndatubura, ati mpita nigarukira. Ati none baragarutse ubu ati aravuye ku nzoga cyangwa ku bindi. Urumva ibyo bintu rero ubihuza ute n'abantu babwira abantu yuko ku musaraba wa Yesu binagana? Ubundi hari ikintu kibaho mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Hari ukuntu umuntu agerageza kugira ngo ubutumwa bwe bwiza bitewe n'umuntu ari kububwira, ariko ndaza kubivuga mu buryo bubiri. Icya mbere cyo ndagira ngo mbwire abantu yuko agakiza kabonekera ku musaraba. Agakiza kabonekera ku musaraba. Ikimenyetso cy'abakristo ni umusaraba. Buratwe tuvuka twabonaga rusengero kari rw'abakristo tubonye umusaraba. Atari umusaraba wo kwambara mu gatuza no kusenya, ahubwo umusaraba wo kumenya kwanga iby'isi no kwanga ikintu cyose gitandukanye no gushaka kw'Imana. Arega Yesu yatangiye kwikora umusaraba igihe yavugaga umwami gushaka kwawe kubeho. Kino gikombe gitambutse rwose ndabona ntashaka kugira ngo nyisomeho, ariko gushaka kwawe kubeho. Hari ahantu yikorereye umusaraba. Ikimenyetso cy'umukristo cyose ni umusaraba. Icyo cyo ntango tukireberaho, nta nubwo turinda twakijyaho impaka. Ahubwo hari ukuntu abantu babwiriza ashaka kugira ngo ni umurongo maje kubasomera muri Timoteyo wa mbere gishaho cya 6 ku munwa wa 5 ngo nimaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamye mu kuri. Byo ndabihamya nkashona abantu bose bakamye mu kuri. Umuntu uzumva ari kubwiriza gutyo nuko kuri kwa mukamyemo, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Nimba uri umuntu ubwiriza abantu ngo kubaha Imana ni inzira yo kubona indamu, ukuri kwa gukamyemo warononekaye. Uko niko kuri kwa mbere. Tutende twajyana mu bindi. Barononekaye ukuri kwarakamye. Umupastori wese uzumva kubwiriza, ibyo nabishira akadomo ijambo ry'Imana ko rivuga ko urabona indamu. Kwera kubaha Imana biraguhesha indamu, yamaze kunenekara. Cyo ntago tugisubira. Bitanga umugisha. Bitanga umugisha. Oya, byanga byakunda turi mu sezerano ry'ibyiza. Cyo bivuga tuvuze urya dushaka kugumura rubanda bakavuga ati ese burya kubaha Imana birakenesha. Oya, kubaha Imana byaguha umugisha, ariko papasi ya mbere ntabwo ari indamu zibi bifatika. Icyo bagomba kumenya ni iki ngiki: Imana itanga umugisha kurusha n'abisi, kurusha n'ibyiza. Imana itanga umugisha, ariko ntabwo ishaka ko tuyikundira ibyitanga. Nta nubwo ishaka ko tuyisanga aribyo bintu turanze amaso. Turashaka mbere na mbere tuyikunda nkuko ari Imana. Jowe Imana kakanya yabishatse kabantu bayikunda yabikora. Ubu abantu buri wese agiye abyuka mu gizono agasanga umwamarayika muhagaze imbere. Nindu tatakizwa. Bahita bose bavuga ati turakwakiye Yesu umwami n'umukiza. Imana mu gitondo ibyutsi gakora nk'ikintu na Covid yarakangarana. Ishobora kubyuka dukorera ikintu bose bagakizwa. Ariko ntanga Imana ntanga urukundo ruhatira. Ntanga dufatisha imbaraga n'ibintu niki. Ntanga Imana ishaka abantu bayikundira indamu. Umuntu wese uzi ko yakiye agakiza akuri abisubiremo. Ugenzura umutima wawe uvuga uti niki natumye cyatumye nkizwa. Ndabizara abantu benshi bakizwa kuko hari umukobwa kurikiye mu rusengero, cyangwa hari amafaranga kurikiye, cyangwa hari ikintu naka yabonye, akagenda akavuga ati nakiye Yesu umwami n'umukiza. Ariko Yesu yakiye ari ibiryo. Yesu yakiye ari umukobwa. No, Imana ngireba mu mutima, ireba intentions, ireba ikintu mu byukuri wakiye niki. Ese wakiye Yesu uramuzi?
uzi ko ushobora kujya mu bakristo hafi ya bose muri iyi minsi ugasanga mu by'ukuri n'ubwo bavuga ngo bakeye Yesu Kristo umwami n'umukiza ntibanazi Yesu wari we. Wamuganiriza Yesu ugatanya kuganira umukobwa. ariko se buriya ubundi pastor ngiye nkunda kubaza mbambariza abantu ubundi umuntu akwaje ngo Yesu ninde kuvuga ngo umuntu azi Yesu. Okay, kuvuga ngo umuntu azi Yesu, umuntu uzi Yesu ni umuntu umeze uti? Okay, mbuze uko yego reka nyibaze ni umuntu uzi Yesu ni umuntu umuzi gute? Uburyo bwiza bwo kumenya Yesu ni ubu. Mbere na mbere umuntu Yesu ijambo ry'Imana avuga ngo mbere na mbere ijambo yariho. Ijambo yari kumwe n'Imana. Ijambo akaba Imana. Igihe utangiye kumenya Yesu mbere na mbere, iki kintu cya mbere utangira usobanukirwa. Urabanza ugasobanukirwa ukagira ishirwa ry'uko ari ijambo. Ari ijambo. Ukabanza ukamenya ijambo ry'Imana. Niryo tegeko risumba yandi nugukunda Imana n'umutima wawe wose. Kandi yaravuze ngo unkunda yubaha amagambo yanjye. Aranyubaha. Rero umuntu wa ntambwe yo kumenya Kristo mbere na mbere arangwa n'igitinyiro cyo gutinya ijambo ry'Imana icyo rivuga. No gutinya Imana. Agira igitinyo cyo gutinya Imana no kuyubaha. Uwo muntu aba yakiye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Rero niba muri wowe iyo bavuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo wubahe so na nyoko, bari gusomera ukumva muri wowe ni nko kukubwira ngo MTN itanga amayinite. Ntacyo bivuze kuri wowe. Nta message bikubwiye. Ntabwo ushobora gukangarana. N'Imana ivuga ngo ntugasambane. Babikubwira mu matwi yawe ukumva ntacyo bishatse kuvuga. N'Imana ikubwira ngo nanga ntugendere mu kigare cy'abantu babi. Wowe kumva ntacyo bikubwiye. Ugomba gukemanga umutima wawe. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko utigeze wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Kuko Yesu ni ijambo. Icyo ni icya mbere ugomba kumenya. Icya kabiri ugomba kwemera ko Yesu ari Imana. Ano kintu abantu benshi batakariraho. Hari abantu bemera ko Yesu ari umucunguzi, hari abantu bemera ko Yesu ari ijambo, abantu bemera ko Yesu ari umukiza, ariko bagera ku kantu ko kuvuga ngo Yesu ni Imana. Bakigira hirya bakabikemanga. Icyo gihe rero uba wemeye igice. Ntango uba wakamwakiye. Ntango wakamwemeye. Bisaba kugira ngo umwemere wese umwakire nk'umwana, umwakire nk'umuhuza hagati y'Imana n'abantu, umwakire nka jambo, umwakire nk'Imana. Igihe cyose wabyizeye umutima wawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizeza umutima we akatuza akanwa ke azakizwa. Iyo wizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza, ukabyiza umutima wawe, ukaba ushobora no kubyatura, ukaba ushobora kumwamamaza, urakira. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Wenda icyo gitabo ngira ngo ni ibintu bisobanutse cyane, guhomba, kubabarira ndetse no gutamba no gupfa. Nibyo umuntu wizera ko cyangwa wemeye gukurikira Yesu agomba kwitegura, kubera ko gukurikira Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye. Yagiye abivugaho mu buryo butandukanye, ariko wenda mbere yuko wenda ndibuze ko kurekura muri iki kiganiro, kuko mu gitabo handitse byinshi, dukora senteze, dukoraho gato cyane kugira ngo dutange isomo. Ariko wenda mbere yuko nkurekura ndashaka kumbwira ku kintu bita igitambo cy'amaraso aho gatoya. Ubundi amaraso ya Yesu Kristo turabizi, batubwira ko na Bibiliya niko ivuga ko yamenwe kugira ngo yoze ibyaha by'abantu bari mu isi. Noneho nkibaza rero, ubwo ndaba ngiye mu by'abanyabuntu, ariko ndashatse kubyinjiramo cyane kuko tuzabigira ikiganiro cyacyo girambuye. Ariko nkamenya ngo ayo maraso ya Yesu yamenetse, ibyo yatwogeje ibihe byaha, yogeje ibyaha byari byarakozwe n'abantu, nibyo tuzakora. Hari abantu bavuga bati reka da, ati nimushamba ibyaha, ati Imana y'abantu bazarimbuka, itanga umwana wayo Yesu Kristo araza amena yoza ibyaha byose, bagafatira muri rusange ati byo ibyakoze n'abatubanjirije cyangwa n'abari bariho icyo gihe, ari twebwe gukora ati byose amaraso ya Yesu yazute, ati igitambo cy'amaraso cyarabipfiriye cyangwa cyarabimenewe. Ubundi amaraso ya Yesu yakoze iki? Yogeje ibihe byaha cyangwa bigarukiraye? Ndashaka kugira ikintu bimbwiraho gatoya. Reka mbanze ntabwo nabikubwiraho gatoya. Iyo tugeze ku kintu cy'agakiza n'amaraso ntabwo nabivugaho gatoya. Ariko ndagira ngo mbanze mbere na mbere ngo usobanure impamvu ari hakenewe amaraso.
ijambo ry'Imana avuga ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntabwo habaho kubabarirwa kw'ibyaha, ngo without the shedding of blood there's no remission of sins. Hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntabwo habaho kubabarirwa kw'ibyaha. Iyo ni principe. Nkuko iyo uzamutse mu kirere ugomba guhita umanuka bitewe na force de gravité. Hari ibintu Imana yagenye ko bimeze bidasubirwaho. None ikibazo kikava ngo nayahe maraso yacungura umwana w'umuntu. Iyo urebye mu tangiriro batangaga ibitambo by'inyamaswa n'amatungo atandukanye, ariko ntabwo byashoboraga gucungura umwana w'umuntu bitewe nuko agaciro k'umuntu kari hejuru y'agaciro k'inyamaswa. Nta nubwo amaraso y'umuntu ku giti cye, umuntu ku muntu mugenzi wawe yacungura umuntu bitewe nuko umuntu anganya agaciro n'undi. Nta nubwo amaraso y'umwamarayika yacungura umuntu. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo they are ministers of men. Abamarayika babiri yo kudukorera ntango bari hejuru yacu, bari munsi yacu, turabaruta. None nayahe maraso yashoboraga kugira ngo acungure umwana w'umuntu, kugira ngo amucungure hagomba kugaragara umena amaraso. Iyo cyatumye rero Imana igomba gutegura inda ya Mariya ikaza muri iyi si. Nta handi na yindi nzira umuntu ashobora kunyura amazana muri iyi si adaciye mu nda y'umubyeyi. Aratwitwa, aravuka, aza hano muri iyi si, amena amaraso, afite igiciro kirenze cy'umwana w'umuntu. Nk'uko iyo umuntu agiye guhaha ku isoko, kugira ngo umuntu aguhereze ikintu cye ni uko ugomba kumuha ikiranguzo ukongeraho n'inyungu. Rero kugira ngo abashe kuboneka amaraso abasha gukura umwana w'umuntu mu biganza bya Satani, ni uko hagomba kumeneka amaraso y'igiciro kirenze cy'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu rero amaraso ya Kristo ariyo yari akenewe ku musaraba kugira ngo tubashe kwezwaho ibyaha byacu. Uti rero kandi noneho ese kiriya gitambo cyatanzwe niki byaha abantu bakoze byose, niki byaha by'abari gukora ubu n'iby'abazaza bimeze bite? Amaraso ya Kristo niyo mpamvu ngo ni isezerano rishya. Turi mu isezerano rishya. Yavuze isezerano n'iki? Nuvuga ngo nibyo mwemeranye. Hari icyo urankorera nanjye icyo ndagukorera. Ntanga isezerano rishya ari kuvuga ngo yakoze ibintu byose twe tugarame. Oya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, yongeraho ijambo ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Niwumva umuntu ngo igitambo cyatwanze ku musaraba ibyaha byo twakoze n'ibyo tuzakora byose, nta kindi kingano dufite, uzamubaza utese ijambo kwizera uraryumva? Dufite ikingano zo kwizera. Kwizera ni iki? Aha. Ijambo ry'Imana rivuga neza mu Baheburayo 11. Rero 11 ku murongo wa mbere hagenda hagaragara igisobanuro cyo kwizera. Ndagira ngo ibyo bintu bigaragaze ko aho ngaho umuntu wahageze ahita asobanukirwa neza ko hari inshingano dufite. Dufite inshingano ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba. Kwizera hano bisa nkaho bigiye kugaragara. Definition yabyo ivuga ibintu bibiri. Icyambere iravuga kumenya rwose ibyiringirwa. Nuvuga ngo nk'ubu munsi nimba niringiye yuko nzashaka umugore. Koko ndi ingaragu. Nimba niringiye ko nzashaka umugore wenda mu myaka iri imbere. Ibyo kubimenya ntashidikanya. Uyu munsi ngabaho nk'umuntu koko uzashaka umugore. Nkabibamo nk'umuntu uzashaka umugore. Nzi neza ko umunsi umwe nzashaka umugore. Ntashidikanya. Icyo ni igisobanuro cyo kwizera cyambere. None akaza ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutarareba ko ari iby'ukuri. Urabona icyambere ni ukureba ibizaza nkabigenderamo. Ikindi hano kiravuga ngo nibyo niko kuduhamiriza ngo ibyo tutareba ko ari ukuri. Aha ngaha none ni ukuri nibiri hano. Ubu hano hari abamarayika, hari n'abadayimoni. Ngo kwizera kuduhamiriza ibyo tutari kureba hano aka kanya kari ukuri. Ubu kuba nakwicara hano umuntu wicaranye n'abamarayika, nkicara umuntu wicaranye n'abadayimoni, nicyo bita kwizera. Ubwo buzima mbayemo nk'umuntu uri kumwe n'abamarayika ntabasha kubona, nk'umuntu kumwe n'abadayimoni ntabasha kubona, nk'umuntu uzi ko nzashaka nubwo ntarabibona ariko nkabigenda nk'umuntu ko kuzashaka. Icyo nicyo bita kugira ute kwizera. Urumva harimo ibikorwa umuntu akora asa nk'umuntu ureba ibitagaragara, asa nk'umuntu wakiriye ibyo atarabona. Niba rero batubwiye ngo umwizera wese ntazarimbuka,
ni ukuvuga ngo ni ukubasha kureba. Mu yandi magambo, Yesu ni isezerano aduha isezerano yuko tuzajya mu ijuru. Twese turi mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Dushingiye wenda ku cyo kintu cyonyine, uramutse aka kanya wizeye yuko uzajya mu ijuru, ukabaho nk'umuntu uzajya mu ijuru, hari bita bihinduka. Ijuru ikimana yanga n'icyaho urabizi. Ntange abazajya mara abanyabyaha, reka da, ntange abazaba ari mu ijuru abanyabyaha. Utayara aho ngaho wamaze gutandukana n'icyaha. Kuko nimba utangiye kubaho nk'umuntu uzajya mu ijuru, nimba utangiye kubaho nk'umuntu uri mu ijuru, nk'umuntu Imana iri gutegurira mu gihe no kujya mu ijuru, bireta bigusaba kuva mu ki? Mu byaha. Ikindi cya kabiri, nimba kwizera Yesu bisaba kugira ngo ujye wumva ko Yesu muri kumwe mwicaranye. Kuko wabonye ko ikindi gisobanuro kitubwira ngo ni kubasha kureba ibyo utabona, ukabaho nkaho byo bintu ubona ari byo. Ibaze nk'ubu nicaye ahangaha nk'uko twicaranye, ariko nicaranye na Yesu. Wakwishimira ko Yesu wicaranye na Yesu ugasambana? Yesu yaba ari kureba pornography. Niko wakwishimira ko gusindana na Yesu, wakwishimira kurwana Yesu akuri iruhande, gutongana Yesu akuri iruhande. Abantu rero bagwa mu byaha nuko baba bagiye ko Yesu ari kumwe nabo, nuko batabakiri mureba nk'umuntu uriho koko bari kumwe, nuko bataba bakireba ko bari mu rugendo rugana mu ijuru. Rero tutenze twajya ku bindi ngo turinde twareba kure. Iyo watangiye kwizera Kristo bitabigukura mu byaha, utangira kureka inzira y'ibyaha. Niyo mpamvu yavuze ngo umwizera wese atarimbuka. Umwizera wese atagira ute? Atarimbuka. Hagati yo kwizera no kurimbuka nta kindi kintu kirimo. Umwizera atagira ute? Atarimbuka. Nutangira urugendo rwo kwizera Kristo ntuzarimbuka. Tutenze twajya no kubindi. Nutangira urugendo rwo kwizera Kristo, nkicara ahangaha nzi ko Kristo twicaranye, nkajya kurya nzi ko Kristo turi kumwe, nkajya mu modoka nzi ko turi kumwe, ntango warimbuka. Watangiye kwizera Kristo nshobora kurimbuka. Ikibazo abantu nta nubwo bazi no kwizera, nta nubwo banizera, kuko nzi neza ko umuntu wese wizeye Kristo ntashobora kurimbuka. Tutenze twajya ku kindi. Ikindi noneho abantu babwiriza ngo yishyuye ibyaha byacu. Icyo yavuze ni uko niyo wakora icyaha, kuko iyo wizeye, iyo wakeye Yesu Kristo umwami n'umukiza ugakizwa, ntabwo ushatse kuvuga yuko utazigerwa mu cyaha na rimwe, ubaye mutagatifu. Oya, turi munsi yaguye, turi munsi y'icyaha. Ntabwo ubaye intungane, umutagatifu ntawo mutagatifu, ntabwo ubaye intungane. Icyo ni ikindi wese, ariko iyo tuvuga ngo umutagatifu ngo runaka umuntu se nta mutagatifu baho. Urumva ijambo ry'Imana rivuga ko turabera, ritwita bera. Buri jambo tagatifu rero ni urundi rurimi, ibyo tuzabijyamo ubutaha. Yavuze umutagatifu, burya ntabwo ari Ikinyarwanda. Inkuru tuvuze abera ni nko kuvuga holy. Ni ikibazo cy'ururimi. Umutagatifu okay, tagatifu ni gushaka kwinjiza ururimi mu Kinyarwanda. Buriya ntabwo tagatifu ni Igiswahili. Tagatifu nanga bishobora kwa n'umuri gasanga nicyo kindi kwera turi kuvuga. Nuko ari kwakundi nyine Ikinyarwanda bagiye bagihindura kikivagamo n'izindi ndimi, ariko ibyo nabyo ni yindi ngingo. Umuntu yareba akavuga ati cyo tuvuze ngo turabera, byo bishatse kuvuga iki? Niki gitugira abera se? Ni gute tubabera se? Cyo nayo ni indi ngingo. Gusa icyo nashaka kugira ngarukeho kandi nshimangire ni iki ngiki, nuko dufite uruhare rwo kugira tujye mu ijuru. Nimba winjiriye muri Kristo uyu munsi, ukinjira muri Kristo ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ntabwo bishatse kuvuga ko uzajya mu ijuru. Yereka da, uzi ku ijambo ry'Imana rivuga ibyahishuwe, ngusomera umurongo kugira ngo abantu babyumvireho ndetse banabimenye. Ibyahishuwe igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 5 haranditswe ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na gato mu gitabo cy'ubugingo. Bishatse kuvuga ngo kugira ngo izina ryawe ritazahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, nubwo nuko hari ibyo ugomba kunesha. Hari abantu batazigera